Mwituje ryinshi ryuje urugwiro, gira hino umutima utuje, nkwereke ibyo utari uzi ku isi, bituye bituranye natwe mu isi yacu. Zana agatebe ngutekereze, nkwereke imiterere y'isi yacu n'ibituye bitekanye kuri iyi si. Dorere, ndebera kandi, iyi nyamaswa bahita twiga, reba uburyo ikoresha umunwa wayo ibasha kunaga igikoko cyari kije kuririra akana kayo, ikinaga nk'ibishingwe cyangwa se umwanda. Reba imbaraga iba ifite, igiti kirahungabana. Hano hantu ni heza cyane, hubakisha inzu z'amategura. Hari abantu batabizi cyangwa se ababizi batakibibona. Bimwe bibera i Kigali, abandi bibereye ahantu hari iterambere, hasigaye hubakwa amabati, za nzu zabaga mu cyaro. Iyi ntare itinya imbogo, ariko iravuga ati reka nze ndwaye nawe. Ikimara kubona imbere izindi zitaziza zirukanka, intare ihita yunga iragenda ubundi mu mateka intare nta kintu itinya, ariko imaze kubona ko izindi mbogo zibaye nyinshi, ihita ihunga ijya kwiryamira hejuru mu biti. Imbogo ziri kuza zikayireba, ariko zikaba nta kintu zayikoraho. Ibi se wari ubizi nabyo? Tuzi ko intare nta kintu itinya, ariko imaze kubona ko imbogo zibaye nyinshi, ibona ibintu birakaze. Erega mama wabere bishumwe, ariko sha utakiza amagara ye byagenda ute? Reba umwanya intare imaze mu giti, irahagaze, iratuje, iri mu giti. Dore imbogo zagumye munsi. Ubundi imbogo ntabwo ziba ziva munsi y'igiti kirimo ikintu cyayibangamiraga. Ni kuri bigenda. Intare yahagumye iravuga ati wapi, iyi bayita inzoka, iba muri Amazone. Izi nzoka ndetse muzi yuko muri Amazone haba ibikeri bibonerana. Ni inzoka rero nayo niyo mpamvu ifite amaso acana. Ibi se wari ubizi nabyo? Reba mu giti, hano havuyemo iki? Igiti kiriho urugi, baragiye baragifukura neza, baragifukura. Aba ni abazungu. Bino ni ibyiza biba kuri iyi si yacu. Mwari mubizi se? Dondebera nawe, hariya ni mu giti mo imbere. Biriya bintu wabishobora se? N'uhe munyafurika wabishobora se? Uyu ni umuzungu, ureba ahantu yibera, ahantu heza.